cumi n'umwe bashobora kubanzamo APR vs Kiyovu Sport nk'uko namaze kubanyakabuta ndaza kuba mbabagezaho ku mpera z'iki kiganiro ndagukangurira kugira ngo uze kuba uri hafi rwose tuze kuba tusozanya ikiganiro ko ndaza kubavuga ku mpera z'ikiganiro ubwo muntu rero uri buze kumva ikiganiro igice uri buze gucikwa cyane icyo usabwa ni ukucyumva cyose kikarangira. Ubwo rero ndakubwira ngo ukande like kano kanya tukivugana ukande subscribe hanyuma nimba ufite n'igitekerezo nimba ufite icyo wasangiza abantu ujye no muri commentaire hanyuma utange ibitekerezo byawe uko ubyumva. Hano nta muntu tunigana ijambo uvuga ko byumva bitewe n'uko byifashe. Ab'inkwakuzi muri hano rwose mwamaze kuba mubona ibyo tugiye kuba tuganiraho rwose, ubwo nanamaze no kuba nanabasuhuza mpita nanabahereza n'ikaze hano ku Bwino TV Rwanda kugira ngo tubashe kuba twancena tugendane ku byo turi buze kuba tuvugira ahangaha. Ikipe ya APR Football Club twagiye sasa mbere yuko tujya muri 11 tubanze duhere kuri team news ku makuru agezweho muri ikipe ya APR Football Club. APR Football Club nyuma yo gutera match ya derby yahuje ino kipe na Rayon Sports zikaza kuba zinganya zikagwa miswi, abanyarwanda nibishimira rwose nibishimira umukino babashije kuba babona ko basohotse buriya nta numwe ubona ko batameze neza cyane kabisa, bataryohewe cyane kuko ana match itabonetsemo ibitego ntabwo nta kintu wapfa kwivugaho mu by'ukuri. So ubwo rero match nyuma yayo APR Football Club kuri stade Ikirenga Ishyorongi ntabwo yagombaga guhita yicara rwose ngo yumve ko ibintu birahagije akaruhuko ibiki byose no kubera ko APFC nk'ibisanzwe yari bize neza ko cyane ko yanasohoye schedule mbere yuko bakina umukino wa Rayon Sport ushyira hanze imikino bafite mu kwezi kwa 12 yose barayipanga bayishyira hanze. Ubwo rero mu kuyipanga rero byari bizwi neza ko nyuma ya match ya Rayon Sport bagomba guhita bakina umukino w'ikirane kuko imikino y'ikirane myinshi cyane ndetse na Rayon Sport bakinaga ari umukino w'ikirane ariko kuba ko yari match nkuru cyane biba ngombwa ko bayishyira muri weekend. Ubwo rero bagombaga guhita bakomeza babizi neza ko bafite match ya Kiyovu Sport igomba kuba ikinwa hagati mu mibyizi. Ibyo rero nibyo byatumye bavuga bati ntabwo tugomba kwicara, nibwo bahise bakomeza imyitozo. Iyo rero murimo mubona aho ngaho ni imyitozo kuva ku munsi wo kuwa mbere bakomeje imyitozo mu by'ukuri ku cyumweru ariko bari babahaye akaruhuko gato, cyumweru babahaye akaruhuko kuwa mbere bakomeza imyitozo y'akasamutwe. Hanyuma iyo mubona n'imyitozo ya nyuma yakozwe ku munsi w'ejo hashize kuri stade Ikirenga Ishyorongi ino kipe isanzwe yitoreza. Ni imyitozo yakozwe n'abakinnyi bagiye batandukanye umwe muragenda mubona aho ngaho ni Ruboneka uri kumwe na Batade Ruhanga na Barsene Stili Ruboneka na Muzungu aho ngaho n'umwe muragenda mubona zamu wa gatatu nka Ruhamya Nkiko Iva nawe arahari mu by'ukuri, abatoza bari aho ngaho bakoresha imyitozo. So abakinnyi rero batandukanye benshi bari mu myitozo uwo ni Nzotanga Fils ndetse n'uwitwa Godwin Odibo, Muzungu nawe yarahabaye. Abo namwe bakituma tubabwira bari mu myitozo bakoze imyitozo hanyuma aragaragara no kuri no match. Abo no turagenda tugerageza kugira ngo tubaciremo. Engineer arahameze neza cyane nyuma ye byavuzwe. Twikomereze muri APR Football Club. Ikintu gihari nuko APR Football Club imyitozo ya nyuma yo ku munsi w'ejo abakinnyi hafi ya bose barayikoze, hanyuma atarabashije kuboneka mu myitozo ni babandi n'ubundi ni uwitwa Victor Mboma. Ntaramenya amakuru neza niba yaragarutse mu Rwanda miruka yaragiye mu gihugu cy'amavuko cya Nigeria aho yagiye kubonana kwivuza. Mu by'ukuri ni gahunda zo kwivuza imvune no kubonana na deal za famiye mu by'ukuri. Ubwo rero we ntabwo ahari nk'ibisanzwe, yashize n'igihe kinini rwose adahari. Undi umukinnyi udahari nuko uwitwa Dauda nawe ntabwo arakira neza,
nyuma yo kumara igihe kinini rwose maze match nyinshi cyane adakina, ndetse no kuri no match na match ya Rayon Sports mwayibonye ko atigeze akina, no kuri Freedom match ntabwo yari ariho. So ntabwo uno musore yari akira kabisa, ashobora kuba indwara ye ikomeye cyane, kubera ko haciyemo igihe kinini. Uno musore nawe rero ntabwo ari buze kuba agaragara kuri match y'uno munsi. Andi makuru nayo arimo aragenda avugwa muri APR Football Club nuko nyuma y'umukino wahuje ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya APR Football Club, murabizi amagambo yatangajwe na kapiteni w'ikipe ya Rayon Sports bamwita Muhire Keve, avuga ko ngo uwitwa engineer Tadeyo Rwanga ngo yari yahawe mission yo kugenda rwose ngo avune uwitwa Muhire Keve nyine kapiteni wa Rayon Sports. Hanyuma ngo uwitwa kapiteni w'ikipe ya APR Football Club niyo mugabo Claude ngaza kugenda rwose ngo aramubwira ati, aramurabura byatara, aramubwira ati nyaboneka Muhire Keve, turagukeneye cyane mu mikino ya CHAN ejo bundi kuri 22 z'uku kwezi, nyaboneka wirinde, dore witwa engineer Tadeyo Rwanga bamuhaye misiyo rwose ngo aze kugutucura akaguru rwose ngaze kukuvuna. Ni ibintu nyine bitakiriwe n'abafana cyangwa se n'abakunzi b'ikipe ya APR Football Club, ntabwo ari ibintu nyine ubona ko bakiriye neza mu by'ukuri actually. So nyuma yo kutabyakira neza cyane rero, ni ibintu byavuzwe cyane, biravugwa cyane, abantu bibaza kuri aya magambo y'uno kapiteni. Ni ibintu nyine ubona ko bitari ibya gisportif. Ni gute umukinnyi ashobora kumutuma ngo ugende wice umukinnyi mukuru nka engineer Tadeyo Rwanga, ugende wice umukinnyi nka Muhire Keve? Wenda bishobora kubaho ko bashobora kumuhereza misiyo, wenda akamubwira ati misiyo yawe ugende udufatire uwitwa Muhire Keve, kuko babona ko ari buze kuba ari danger ku kijyanye na defense cyangwa se no kuba yabateza ibibazo mu by'ukuri. Ariko ntabwo ushobora kubwira umukinnyi ngo we ngo ugende ngo umwice, ngo umukandagire cyangwa se umukubite, umukore muri cheville. Ntabwo ibyo bintu bibaho rwose, ntabwo bigeze, ntabwo ari amagambo yari akwiye kuvugwa n'umuntu nka kapitene uyoboye ikipe ya Rayon Sports. Abona ko nyine ari ibintu byo gutebya, abona ko ari ibintu nyine yabyoroheje, nyine byo bifashe nk'ibintu bisanzwe mu by'ukuri. So ubwo rero muri APR Football Club nayo ngaho ari kuvugwamo ikipe ya APR Football Club. Kandi ikindi kintu mukwiye kumenya ni uko APR FC igomba gutsinda uno mukino kugira ngo itagumya gusirwa n'ikipe ya Rayon Sports. Ifite chance by'ukuri ko igifite imikino 2 birarane. Uyu wa Kiyovu ni ukuramo, harabasigaye undi mukino umwe, umukino ugomba gukina n'ikipe ya Musanze. Kugeza ubu ikipe ya APR Football Club ifite amanota agera kuri 18. Ikindi kintu wamenya rwose ni uko ikipe ya Rayon Sports ifite amanota agera kuri 30 kabisa, kubera ko irarusha ikipe ya APR Football Club amanota agera kuri 11 yose kabisa, 11. Ubwo rero APR Football Club igomba gukora ibishoboka byose aya manota ikayakuramo vuba na bwangu, itsinze akazasigaramo byuza amanota makeya, ntigumye kujya kure kuko birashoboka. Ikipe ya APR Football Club rero nuko ikintu gihari mu mikino imaze guhuza amakipe yombi mu by'ukuri, harimo kuba izi kipe zimaze kuba kuva muri 2022, ikipe ya APR Football Club ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu 2022 yatsinzwe ibitego 2-1. Icyo gihe Kiyovu imeze neza cyane. Hanyuma itariki 23 z'ukwezi kwa 11 2022 ikipe ya Kiyovu Sport kabisa iza gunganya n'ikipe ya APR Football Club ibitego 2-2 ku itariki 28 z'ukwezi kwa mbere 2023. Ikipe ya APR yaje gutsinda Kiyovu Sport ibitego 3-2.
hanyuma ikipe ya Kiyovu Sport ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12/2023 iza kunganya n'ikipe ya APR igitego 1-1 ku bwa Thierry Froger, hanyuma ku match iheruka ku itariki 20 z'ukwezi kwa 4 2024 byarangiye ari igitego 1-0, igitego 1-0 ikipe ya APR Football Club. Ubwo rero mu mikino igera kuri 5 banganyijemo match zigera kuri 2, hanyuma Kiyovu Sport itsindamo match imwe, APR Football Club itsindamo match zigera kuri 2. Ibiciro by'amatike byamaze kuba bijya hanze mu by'ukuri, kubera ko nk'ahasanzwe n'ibihumbi 2 kuri Kigali Pele Stadium kabisa munazi asanzwe, hanyuma n'ahandi hasanzwe n'ibihumbi 5, VIP ni ibihumbi 10 ndetse na VVIP y'ibihumbi bigera kuri 20 by'amafaranga y'u Rwanda. Ushobora kugura tike ukanza akanyenyeri 939 urwego, hanyuma ugakurikiza amabwiriza ukabasha kuba wakibikaho ticket yawe mu by'ukuri mu buryo butakugoye cyane. Duhurire kuri Kigali Pele Stadium ku isaha y'isa 12 banyarwanda banyarwandakazi, tubashe gushyigikira ino kipe y'ingabo z'igihugu nk'uko twayibaye hafi, iradushimisha cyane, n'ubu ngubu rero iradukeneye. Tunabashimira cyane kuba mwarayibaye hafi kuri match ya derby, mwagaragaje kwitanga, mugaragaza ubuhanga budasanzwe mukundamo ikipe yanyu. So ubwo rero reka dukomeze muri APR Football Club nk'uko nabibasezeranyije, reka turebere hamwe 11 umutoza ashobora kwifashisha kuri ino match. Munyemerere rwose tubane 11 abashobora kubanzamo ni probable. Ushobora kumvamo umukinnyi ushaka kujyamo nawe ugapanga ikipe yawe hasi, ikindi kandi ukanaba wanavuga uko umukino ushobora kuza kurangira, ugashyiraho ibitego APR ishobora gutsinda bitewe n'uko byumva mu by'ukuri. So reka dukwakwanye rero twihuta cyane. Mu izamu araza nk'ibisanzwe rwose nk'uko nta n'undi ushobora kuba yamusimbura, haraza kuba harimo uwitwa Pavel Nzira mu izamu, hanyuma mu mutima wa defense uwitwa Aliou Suwane ndetse n'uwitwa Nigena Clement bamaze kuba bafata rwose. Defense yabo irakomeye, ejo bundi kuyimeneramo byari byanze, abari bagerageje kumena ariko byanze kabisa. Hanyuma uwitwa Niyomugabo Claude kapiteni w'ikipe araza kuba ari gukina kuri 3, hanyuma ku ruhande rw'iburyo kuri 2 nk'ibisanzwe rwose ni uwitwa Byiringiro Gilbert, ubona ko yamaze gufatisha, kizagorana ko n'umukinnyi uzamukura rwose. Uwitwa Nzotanga nawe yari yakiriye aravuga ati nta kundi byagenda rwose kupfa gukurayo uno mwana Byiringiro Gilbert, na foruma ariho za kasamutwe byagorana pe. Hanyuma kuri nimero 6 nk'ibisanzwe uwitwa Engineer Tadeyo Ruhanga agomba kuba ahari nka rido defensive. Ntumusabe ibyo kwiruka ikibuga cyose, umusabe uti wowe kirina muri aka kaziga utange sekirite ku badefenseri. Ibyo ngibyo witwa Engineer Tadeyo Ruhanga kabisa nk'umukinnyi mukuru w'umusiniya, ibyo ngibyo arabigukorera kandi akabigukorera neza mu by'ukuri. Twihuta cyane rero ku ruhande rumwe, ariko imbere yaho gato ya Engineer Tadeyo Ruhanga ubushize twari twabonye umutoza afata icyemezo aravuga ati witwa Ruboneka reka mubanze hanze nshyiremo witwa Ramadani, nibizi Ramadani. Ariko ndakeka ko uno munsi Ruboneka arahameze neza cyane, harimo n'ibintu byo kumuruhutsa kubera ibintu by'amamace n'ibiki byose. Aravuga ati reka umuhe iminota yo kuruhuka, aramuruhutsa amushyira kuri bench aza kumuzanamo nyuma. Ubwo uwitwa Ruboneka ari buze kuba habaye. Hanyuma imbere yaho gato kuri nimero 10 uwitwa Muhammadu Lamini Ba araza kuba habaye, arimo asavinga rwose imipira. We na Ruboneka basavinga imipira
umwataka Mamadusi niwe mwataka wenyine uhari. Wabonye rwose umutoza nawe yakomeje kwivangiramo gake, turaza kubiganiraho mu kanya gatoya. Ubwo uruhande rumwe ruraza kuba rurimo rucaho uwitwa Mugisha Gilbert Bakey barafinda kuri 11, hanyuma urundi ruhande kuri nimero karindwi rwose witwa Muzungu Shimimana Olivier aka Muzungu araza kuba habaye rwose. Rutahizamu murabizi neza n'uwitwa Mamadusi, hararaza kuba bimeze neza cyane. Icyo nashaka kugira rero tuvugeho ni ibyo umutoza agenda akora rwose muri squad, yasa nkaho yivangira. Sanga arimo arafata umuntu gushaka ibisubizo harya, arimo arafata uwitwa mu Tuyisenge Arsene usanzwe ukina ku ruhande, ugasanga arimo aramufata amushyize kuri attaque, aramwatakishije. Siko akimara kumukuramo kuri match ya Rayon Sport, wabonye ko press aba defense b'ikipe ya Rayon Sport babaye nkaho baruhutse. Ntego ntago Mamadusi yatsinda, ariko byibuze arapressinga pe, arapressinga ubona ko yahaye akazi abadefanseri ba adversaire, bitandukanye n'uwitwa Victor Mboma. Victor Mboma we buriya ni umukinnyi utagresa abadefanseri, umukinnyi wabihagarariye hariya muri zone, ari aho ngaho nyine nta gukubagana cyane, ategereje umupira akoraho umupira ukajyamo. Ni très différent rwose n'uwitwa Mamadusi. Mamadusi niwe mwataka rukumbi ikipe ya APR Football Club ifite iri kugenderaho, kubera ko uwitwa Mboma nyine afite ibibazo by'imvune, ibibazo biri aho ngaho, ntabwo arimo araboneka cyane rero muri no minsi cyane. Ubwo bisubizo bigomba gushakirwa byanga byakunda kuwitwa Mamadusi. Murekeremo nyine akine, usuraje kuzana Arsene, urajya gufata bacidiebero bashyire kuri attaque. Aho ngaho urabona utari kwifata ukikubita mu cyico. Kwiganiraho kwiganira akireba aho uramutoza nimba adashaka kwirasa. Cyo kora amahirwe yagize wenda nuko ntabwo yigeze atsindwa n'ikipe ya Rayon Sport. Yatsindwa ubu ngubu inkuru dushobora kuba turi kumva izindi nkuru, bishobora kuba byari kuba byahinduye isura mu by'ukuri. So actually rero ubwo ndumva byaba ari ibyo ngibyo, nibyo cyo twabakangurira nuko tuza guhurira kuri Kigali Pele Stadium ku isaha 12:00. Kiyovu Sport iri ku mwanya wa nyuma. Kiyovu Sport imaze iminsi kubitwa, yakubiswe na Vision na Musanze ku munsi w'ejo bundi. Ubwo rero nyine byararangiye rwose. Ubwo ikipe ya APR byitezwe ko iribuze kunyagira. Jya muri commentaire uvuge ati APR iraza gutsinda ibitego bingahe, utange n'igitekerezo cyawe hano ku Bwino TV Rwanda, ukande subscribe ndetse ukande na like, hanyuma tujye twibanira mu biganiro tugenda dushyiraho mu buzima bwacu cyangwa se buri munsi cyane. Reka mvuge ngo rero ukomeze ugire ibihe byiza cyane. Bye bye.